Ndatekereza ko umeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye wo ukurikiye Burashari TV. Wowe wakoze subscribe uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari nige na Emmanuel. Uwo ni wenge weba kwitande. Ikingari uyu munsi ni ukubashimira mwebwe mwakoze subscribe kuri Burashari TV. Niba mubabwira ngo muri inshuti magara, ni ukubashimira uburyo twabanye muri uyu mwaka wa 2022. Ni ukuri muri inshuti magara. Murabizi neza ko ari Burashari TV. Burashari icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Murayizi neza, murisobanukiwe. Mwe mwaguze imodoka kuri Burashari TV, abandi mugurisha imodoka kuri Burashari TV, ndetse akazi gatunganywa neza. Misiyo tuyitunganya kuri 98% kuko njya mbibabwira. Ni ukuri ndabakunda cyane. Hari abantu benshi bagiye bibaza kuri Burashari TV, atari kuri Burashari TV ikora gute, atari undi Burashari TV ameze ate. Burashari TV nk'uko mubwira ni njyewe bita Burashari nige na Emmanuel. Ni njye rwose, ni ukuri ndabashimiye. Twabanye kuri Burashari TV, mukora subscribe. Hano akarajya nkababwira nti uzumva byinshi kuri Burashari TV. Bimwe gukora ku mutima, ibindi gukora mu bwonko. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Ariko hari abantu bagiye bambwira ngo twarashatse, ariko twashatse ntitwabanye neza. Ariko badanye, ariko nicyo nagomba gukora ni ukubasabira umugisha kuri Burashari TV kuko mwakoze subscribe. Mwakoze subscribe kuri Burashari TV. Njye nagomba kujya gute? Nagombaga kubashimira rwose. Njya mwajye mubona imodoka nziza nagiye ncuruza. N'izi modoka uri kubona, izi ni imodoka zagiye zibica bigacika mu mwaka wa 2022 ku isoko. Imodoka zagiye zigurishwa, ndetse hakaba n'iziri ku isoko zishaka amafaranga makeya. Imodoka zishaka amafaranga make cyane. Ariko kuri Burashari TV mwarahageze. Nshimishwe n'abantu bageze kuri Burashari TV bakambwira ati nageze kuri Burashari TV, ariko nanjye nkajya ngo yes, wageze kuri Burashari TV. Nabo bakambwira ati twageze kuri Burashari TV. Burashari TV twageze, twahabonye imodoka zigurishwa, twabonye imodoka zikodeshwa, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ni ukuri ugize ngo mwakoze subscribe kuri Burashari TV. Ese ubu kugira ngo Burashari igere kuri uru rwego igezeho, ugize ngo si wabigizemo uruhare? Wabigizemo uruhare 98%. Nkuko nagiye gukora kuvuga ngo dutunganya imisoro kuri 98%. Niyo utubwiye ngo urashaka kugurisha imodoka, tukubwira ko tutunganya imisoro twatumwe kuri 98%, tukayigurisha ku buryo bwihuse. Waba ushaka kugura imodoka kuri Burashari TV, tukayigura ku buryo bwihuse. Muri uyu mwaka wa 2022 ugize ngo ni mwakoze, ariko nanjye narakoze. Narakoze rwose. Nanjye ndabashimiye. Nanjye muzajye munshimira. Ariko ni gute se utabura kunshimira? Niba naraguhaye imodoka, nkaguha imodoka 5,000,000, wajya kuyigurisha akagureza 7,000,000, ubwo ugize ngo sinakoze. Narakoze, ni ukuri ndagushimira. Nanjye uzayinshimira. Ariko jye reba nk'izi modoka, reba nk'izi modoka. Iyi modoka yaguzwe amafaranga make cyane. Hanyuma akavanga imodoka zarabuze kuri Burashari TV. Kuko guhera ku mafaranga 1,000,000 kuzamura, yibonera imodoka kuri Burashari TV. Nimo ndakubwira gutegura kujya nk'izo mwaka wa 2023. Hanyuma tuzagendane neza, nzakupita imodoka y'agatangaza, imodoka y'umuturika, imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Tuzagendane guhera ku mafaranga 1,000,000 kuzamura. Ndagukubita imodoka y'agatangaza, imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Ariko ibi ni ibiki koko? Ni ukuri mwarakoze, ndabashimye. Mbibutse nimero muzampamagaraho umwaka utaha ni 0788 49 74 23. Ubundi nkwikubita ureba izi modoka. Wowe ureba imodoka, hanyuma nyuma yo kubona imodoka uvuga ati njye nkeneye iyi modoka imeze gutya nzagura.
nzagura mu mwaka mushyashya cyangwa muri uyu mwaka mushyashya twinjiyemo wa 2023 ukavuga ati nkeneye imodoka yo kugura muri uyu mwaka wa 2023 imodoka nanjye ntagira umwaka mfite imodoka nziza cyane kuryo kutangira ufite imodoka nziza cyane. Hari abandi nakomeje kujya mvuga ngo hari abantu bagiye bibaza ati burashari, ariko burashari rwose ihangane business niko bigenda, biravuna burashari TV, ariko ubundi burashari ni wahehe ndajya ngusone ko nje burashari nigenda Emmanuel do mwana wahanga iyo mu ntara iyo do mwana rwose wivukira uvuka ahantu bita mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama, aho iyo ni kure cyane ariko asibye katenda kure hepfo aho ngaho rwose mu mujyi aho ngaho mu Rusisiro, aho niho navukiye niho nize njyewe. Ariko ubundi wowe wize ko twahuriye mu mujyi wa Kigali wize gusa icyo nshatse kuvuga cyo nuko njye burashari ndubona gutyo ucuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamaza biri ku rwego rwo hejuru, uvuga bikeya kumva byinshi kuri burashari TV. Ikindi umwana w'umusore, umwana w'umutipe ugira isoni bambwira ko ngira isoni, ubwo nibyo ndazigira nyine. Nagiye nkubwira ngo ntuzigere wicuza cyangwa utekereze nabi ngo kuko wakoze subscribe kuri burashari TV, ntuzigere wicuza cyangwa utekereze nabi. Muri iyi si n'ubundi kubaho ni ukubabara mu gihe turi hano mu isi, tugomba kwihangana kandi tukanababara kuko ni ibintu tugomba gucamo kenshi cyane. Tugaca muri ibi ngibi byose. Hari ibintu byagiye bikubabaza muri uyu mwaka nk'uko nanjye hari igihe hari ibyagiye bimbabaza, ariko nkubwira nti ihangane, umwaka rwose uyu mwaka 2023 uzakubere mwiza, uzakubere mwiza kurusha wa 2022 kuko ugomba kuva mu byiza ujye mu byiza kurushaho, mu byiza ariko ujye mu byiza kurushaho, ujye mu byiza kurushaho, hanyuma ujye mu byiza kurushaho ku buryo nawe uzafata umwaka wambereye mwiza, umwaka ujye gutangira kuvuga ngo umwaka wambereye mwiza. Nyamara aka kanya ndi kuvuga ngo uyu mwaka uzakubere mwiza, uzakubere uw'amata n'ubuki, uzakubere buri kimwe cyose, ndetse niba utarashaka kandi uzanashaka, kandi ushaka muzagira gute muzabane neza. Ndabizi ko mufite inzozi nyinshi abo kuri burashari TV, mufite inzozi nyinshi gusa mukanya ndaza kwashyira bakunda agiye namaza bakubite bakora imodoka nagiye zicuruza neza, wumve kuntu amapublicité yanyu ubundi abari hejuru. Ikindi nkubwira yuko hari uburyo wagiye ubona imikorere yo kuri burashari TV, imwe ukayigaya indi ukayishima, ariko ndagushimira ko bw'inama wagiye umpa kuri burashari TV, wagiye umpa inama nziza muri uyu mwaka turimo turasoza 2022. Inama nziza urambwa ati gutya wakora gutya kugira ngo ino televiziyo izamuke. Mwebwe mwagiye mu inama mwese ndabashimiye, kandi ubundi nzahora mbafata nk'inshuti magara rwose, mubyumve neza ko mbikuye ku mutima. Niyo mpamvu nafashe umwanya munini, umwanya urambuye kugira ngo mbabwire ngo aho iyi burashari TV igeze nimwe mbikesha, kuko iyo utaza kugura imodoka kuri burashari TV ntago mba meze gutya nk'uko mbona gutya cyangwa nk'uko wumva ndi kuvuga ijwi riturika, ntago mba meze gutya. Ndagira nkubwire yuko meze neza cyane kandi ndamahoro, ariyo mpamvu nanjye nizera ko uri amahoro wowe ukurikiye iki kiganiro ndi gukora kuri burashari TV, kandi wowe wakurikiye ibyo nagiye nkora kuri burashari TV. Hari abagiye bambwira ati uko ushyizeho akantu ndakubona ndagukurikira gutya, ariko nanjye nagiye babwira nti wowe ntuzagire ikibazo ko nta bushobozi ufite bwo kugura imodoka, bizagenda biza gahoro biza ugira ugura imodoka, kandi utanagura imodoka nanagufasha gukodesha imodoka kandi nkayigura ku giciro cyiza, kuko wakoze subscribe kuri burashari TV uri inshuti magara. Ubyumve neza, ngufasha nk'uwifasha, nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nkagufasha nk'ufasha mbese umuntu uri hafi. Niyo mpamvu nkubwira nti rwose wowe mwebwe uriya comment zanyu ndazibona zose,
ibyo mugenda mwandika byose ndabibona ndabibona ariko ntago haburamo ibicibura intege, ariko uko byagenda kose bibaho nyine. Hari igihe uhura n'ikintu kikakubabaza ariko kigira ngo kiguha isomo, kikakubabaza kigira ngo kiguha isomo. Nibwo ubuzima bundi tukiberamo. Ku isi ni ukubabara nyine, ukishima ejo ukabara, ukishima ukabara. Icyo mbasezeranyije cyo kimwe, mbasezeranyije yuko iyi burashari murimo murabona muri uyu mwaka wa 2022, mu mwaka wa 2023 si uko izayimeze. Wowe ucunge neza gusa wirebere, si uko nk'uko izabimeze. Burashari TV nzi neza yuko ngiye kubakorera ibintu byiza cyane, ngiye kubakorera ibintu byiza cyane, mbabikiye ibintu byiza cyane kuri Burashari TV, imikorere mishyashya, impinduka nshyashya. Niyo mpamvu nkubwira nti rero, niba nawe ukigera kuri Burashari TV, kora subscribe, ukore share, ukore comment, hepfo urabona ahantu hari akazogira ngo puff, icyo gihe imodoka ntireka ku isoko uzajya uyibonera ku gihe igihe rwose. Ucunge neza gusa uzajya ubona ku gihe. Nababwiye ngo ndabakunda kandi ndabakunda cyane. Reka mbona mfata umwanya nshimire abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba. Mwese munkurikire, n'umujyi wa Kigali, kuko niho mporera, mpora mu mujyi wa Kigali, kuko Burashari ikora mu mujyi wa Kigali. Burashari TV ikora mu mujyi wa Kigali. Mfata umwanya mbashimire inkunga mwampaye, abampaye inkunga y'amafaranga, abampaye inkunga y'ibitekerezo, mwese ndabashimira. Kandi buriya inkunga yose bari inkunga, kandi inkunga ikomeye kurusha izindi zose ni inkunga y'ibitekerezo, kuko buriya umuntu aguhaye inkunga y'igitekerezo nta nubwo ushobora kuzigera ukena. Gusa ndizera yuko nta muntu ukurikiye Burashari TV n'umwe mu mwaka wa 2023 uzaba ari umushomeri. Simbishaka wowe wakoze subscribe kuri Burashari TV ukavuga ati ndi umushomeri. Simbishaka. Ndashaka yuko uzaba ufite akazi kandi keza, ukava mu kazi ujya mu kandi keza, ukajya mu. Ubu se ninde wari uzi yuko nakora kuri Burashari TV? Ninde wari uzi ko nakora kuri Burashari TV? Ese abo twakoranye murabizi? Ni gute umwana uturuka iyo ngiyo hasi yo indani wajya kuvomesha ikibindi, akajya kuvomesha igicuma, akajya kuvomesha agera sitara, yambaye za rugabire, yambaye ibiki bagenda bavuga ngo dore uriya kakaka, ngo dore kariya gahungu, ngo dore kariya ko kwa kaka naka. Ninde wari uzi ko naba ndi gukora kuri Burashari TV? Ninde se wari uzi ko aka kanya naba ndi icyamamare ku rwego rwo hejuru, ku rwego karundura? We cunga neza. Ndashaka gushimira rero abo bita aba Burashari. Hari abantu bita aba Burashari babaye kuri Burashari TV, aba Burashari babandi bagiye bamfasha kugurisha imodoka, babandi bagiye bambwira turabona gutya waca muri izi nzira gutya, ariko abo bose ni inshuti magara. Ubita Egide, Egide uramuzi, Egide, Emi, Eric, Theo, Gatete, Jado, Musa, Sam, David, ariko Debera, Felix, Kayiranga, Amani, Korodete. Kubwira nti uzagira umwaka mwiza, uzakwera w'amata n'ubuki. Vanessa Mukunzi, Christian, Jado, Ernest, Elizabeth, Rukundo. Abo ngabo mwese hari aho ngira nkumva nanjye emoso ziraza. Vanessa, Amani, Nshuti, Ishimwe, Leonidas. Ndagushimira Leonidas, nzi ko wagize uruhare rukomeye Leonidas. Inkunga y'ibitekerezo mpaye kuri Burashari TV kandi ndagushimiye. Nzi neza yuko izahora mu ntekerezo zanjye. Ishimwe Sabi, uwo Sabi yampaye iki? Yampaye inkunga y'ibitekerezo, yongera n'inkunga y'amafaranga. Ariko nawe inkunga y'ibitekerezo
n'inkunga y'amafaranga yawe iracyakenewe kuri Burashari TV. Mbona gushimira abakiriya baza kuri Burashari TV, baguze imodoka kuri Burashari TV, bakagura imodoka bagacurika za Nyamagabe, bagacurika ku Gikongoro, bagacurika za Nyaruguru, i Musanze, Rubavu. Abo bose baguze imodoka kuri Burashari TV bakamagara. Nukuri ndabashimiye amafaranga mwazanye kuri Burashari TV, mukagura imodoka kuri Burashari TV. Yego narabafashe mbahereza imodoka nziza, ariko nubwo nanjye nabahaye imodoka mukagira akantu k'agashimwe mumpa, nukuri hari icyo byamfashije, akantu k'agashimwe. Nukuvuga ngo nagashimwe bundi. Iyo uguze imodoka kuri Burashari TV utanga akantu k'agashimwe, kuko nkufasha nk'uwifasha, kagufasha nk'ufasha umuvandimwe we. Nagashimwe kari aho ngaho rwose, nukuri. Dore ubundi ukuntu nabikora kugira ngo nkwibutse neza kuri buri nzikora. Ntangira mvuga nti ndatekereza neza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushima wakurikiye Burashari TV. Wowe wakoze subscribe uri inshuti magara. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari, nigena Emmanuel. Ubwo ni wenge we bakwita nde. Nitwe dutunganya imisoro twatungamo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Burashari TV. Bimwe gukora ku mutima, ibindi bigukora mu bwonko, ariko byinshi bizagusigira isomo. Cunga neza ntuze kuwacikwa. Nakuzana imodoka nyinshi kandi imodoka z'agatangaza, imodoka zahora mu nteke zawe. Iyi ni Burashari TV, Burashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Debe imodoka ntuze kuwacikwa. Mbonera gusuzuma amasoso y'urugero mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burengerazuba bw'isi. Abari mu burengerazuba bw'isi mwe mwakoze subscribe muri inshuti magara. Niba ufite imodoka ugurisha, yizere kuri Burashari TV nta gutinda. Turayigurisha ku giciro kiri hejuru cyane. Tugurisha izi modoka hanyuma umwana ajya ku ishuri, hanyuma niba urwaye ujya kwifuza, nuko dukora. Umunsi umwe imodoka tuba twayigurishije, umunsi umwe tuba twaguhaye imodoka waje kugura imodoka kuri Burashari TV. Nimero mushaka kuba mwatuboneraho ni 0788 4974 23. Nakubwira ngo nitwe dutunganya imisoro twatungwemo kuri 98%. Iyi ni Burashari TV. Iyi ni Karina ku mafaranga 3,500. Ndajya nkwibutse neza imodoka ziri kuri Burashari TV kandi n'ubundi zizahoraho n'umwaka utaha. Ndaguha Karina ku mafaranga 3,500. Ndaguha Artis ku mafaranga 7,000,000. Ndaguha Toti Yaris ku mafaranga 6,000,000. Ndaguha Hoho ku mafaranga 35,000,000. Ndaguha injection, iyo bita injection, Kias injection ku mafaranga 6,500,000. Ndaguha Viti automatique ku mafaranga 6,500,000. Ndaguha Corolla C ku mafaranga 9,000,000. Ndaguha Lava Phone Vo model 2014 ku mafaranga 16,000,000. Ndaguha imodoka nyinshi z'agatangaza. Ariko ubundi niba atari ukumvuna koko ushaka ihe modoka kuri Burashari TV, kuko Burashari TV yakuzanye imodoka nyinshi z'agatangaza, imodoka zimuturika, imodoka zizahora mu ntekerezo zawe. Nukuri ndagushimiye. Ndaguha Daihatsu ku mafaranga 15,000,000. Izi modoka izo mvuze izuri kubona hangaha, zaba izihari zaba izidahari, wemenya ko hari izindi ku isoko zimeze nk'izi ngizi, brand new, imodoka nziza cyane, imodoka z'agatangaza. Ntuzigere mfuna mu mwaka wa 2023 nzaguha imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Nuko nabikoraga kandi nuko nabitwaraga kandi nuko narinje ngira ngo nkwibutse ibyo twakora kuri Burashari TV. Ariko mana yisinisha abari mu Gatenga, abari Kanombe mu mujyi wa Kigali, abari mu Busanza, abamfashije abangira inama kuri Burashari TV. Nukuri ndabashimiye muri nshuti magara. Ndagushimiye twabanye kuri Burashari TV muri uyu mwaka wa 2022. Nukuri ndagushimiye wowe wakoze subscribe bivanye ku mutima, nukuri nshuti magara. Icyo mutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Tuzasubira umwaka utaha turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka z'imiturika zahora mu ntekerezo zawe. Nukuri nzagufasha nk'uwifasha, nk'ufasha umuvandimwe we. Tuzasubira utaha. See you.
bye bye. N'ibisanzwe kuri mikoro wari kumwe na Burashari nijye na Emmanuel. See you next